nkubwire nta muntu wampamagaye nanjye ntago naza kwicara kuri kamera utiki uzi gusengera abantu wamara kubasengera ukumva nta kintu Imana iri gukora nawe ucika intege ariko ngewe barampamagara pe reka nkubwire ko hari abana beza hari abaguhamagara bakakubwira ko basubijwe hari n'usubizwa akicecekera akicecekera yamara guceceka yahura n'ikibazo ngo bya bindi byarabaye ngo ariko n'ubundi nagize ute nahuye n'ikibazo aho ngaho ubugize ute aho ngaho bunkomerekeje cyane mu buryo bw'iki bw'umwuka sibyo mu buryo bw'umwuka bunkomerekeje cyewe warambwiye ko ari cyashubijwe ko watabawe nanjye nkagira imbaraga hari icyo bita imbaraga z'isengesho iyo umuntu aguhamagaye ngo burya mama w'uruga byagenze gute ngiye se umuntu umwe si babiri bampamagara si batatu barampamagara ko nkoro barampamagara ati mama w'uruga ati naguhamagaye mfite ikibazo nta kazi mfite ariko karagize ute karabonetse mama w'uruga warampamagaye naguhamagaye urugo rwanje rwarusenyutse ariko rugize ute ubu rurubatswe urumva mama w'uruga naraguhamagaye nari maze igihe kirekire nadepoje kuja kwiga hanze byaranze ariko ubu byaragize ute byarakunze mfite nk'abantu benshi mfite amashimwe menshi mu mutima wanjye mfite amashimwe menshi hariho umuntu wampamagaye cyagende kukubwira ngo telefone yanje nabaye foromase nimero nagize ute nazibuze hariho umuntu ejo bundi nagiye kubona mbona aranyandikiye ngira ngo ni na nimero ki nshaje numva aranzi numva ari kumbwira ibintu ngiye namuhanuriye ariko ngiye singira ute utakivyibuka si uyu muntu bura ntago yanyibeshe nkikiriza ngo yego ngo suri mama w'uruga yego Yes, reka tubasuze bakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali bari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndihatuma Imana Concorde ikafata umwanya gushimira wakanze subscribe kadushyigikira tukatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro aribwo bwa mbere ukayikana gusabiye umugisha nabasezeranije utabicisha irungu niyo mpamvu naje kwirebera umukozi w'Imana ndi kumwe na Manishimwe Julienne mama Oruga niwe turi kubahana muri iki kiganiro kwizuba ryinshi ariko haba mu mvura haba no mu zuba tugomba gukora sivyo rata yego uryihanganira mu gihe tutarubaka studio ku buryo ari tuzajya tubakirira tuzajya nyine Imana izayiduha mu izina rya Yesu amen turategereje kandi twizeye yego reka tugusaba udusengero bwa Imana ize kubana natwe muri iki kiganiro Mana data wa twese ushoboye byose urera kandi urakiranuka izina ryawe nirishimwe tugushimiye ko waturinze uturinda umujinya wa Satani twaherukanaga kera nyamara dusubiye kubonana tutishwe n'ibyaha izina ryawe nirishimwe turacyarindiriye duhagaze ku munara wawe isaha watugeneye ntabwo yari yarenga nkwetse kino kiganiro tugiye gukora reka gihembure benshi kandi kigire abantu umumaro mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga reka uganze kandi wamamare ku isi hose reka ukize kandi utanga umugisha kuko uri Imana itanga umugisha mu mujyi no mu cyaro kandi mu mahanga yose ukubasha gukora ibyo gukiranuka wanguze uraza ukavugana nawe kandi ukabana nawe kandi ugakorana nawe turacakwiringiye turacyategereje byose mbisabye kumara mu izina ryawe gera Yesu amen yego amakuru ni meza turashima Imana urakomeye yego Mana ishimwe kandi nikomeze ikurinde yego turacayishimye turacayirindiriye dutegereje gusingira icyo yatubwiye yego tugiteki ya mbere ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 ibyo buriya umwaka twawusoje n'ukuri pe wagiye tusigaje amezi 6 gusa ngo tuwusoze hari umuririmbyi numvise ariko ngo turarangije umwaka turashimira Imana yaturinze abanzi bacu tuburangije bawureba uziko tuburangije n'ukuri turayishimiye yego tugeze muri kimwe cya kabiri tuba twagiye n'ukuri pe n'ukuri hari ikibazo nkunda kubaza abantu bamwe ugasanga bavuga ngo abantu ngo nukwikina ngo abantu ngo nukugira uti ariko mama w'Uruganda naniwe uzi impamvu naniwe
ejo nari Rwamagana yego sibyo ubu ndi mu karere ka Burera ntuye mu ka Musanze nageze mu rugo saa 4 nabyutse saa 11 nyine ndi kuza kukureba none kumenya ngo izo ngendo mba nakoze uyu mwanya mba nakoresheje ese uri gutanga umusaruro si bikwiye birakwiye pe umusaruro mba ndi kubimenyeraho uri umuhanuzi Imana ikoresha iyo umbwiye utari umuntu wampamagaye abonye nimero yanjye mu kiganiro twakoze ndamusengera none ejo bundi yampamagaye ati byandi wasengeye byarasubijwe ari wowe ndumva bigusubiza mu imbaraga ariko njyewe ziba nyinshi cyane niyo mpamvu rero niba hari mu iminsi uko ndumva hashize nk'icyumweru tudakorana ikiganiro bahari wambwira pe bigatuma ngira na ka morali mu kanya urambwiye ngo nkoreshe ikiganiro ngo ufite morali ngo ibyo biri gutekereza oya njyewe baramubwira nta muntu wampamagaye nanjye ntabwo naza kwicara kuri kamera utiki uzi gusengera abantu wamara kubasengera ukumva nta kintu Imana iri gukora nawe ucika intege ariko njyewe barampamagara pe reka nkubwire ko hari abana beza hari abaguhamagara bakakubwira yego ko basubijwe hari n'usubizwa akicecekera yego akicecekera yamara guceceka yahura n'ikibazo ngo bya bindi byarabaye ngo ariko n'ubundi nagize ute nahuye n'ikibazo aho ngaho ubu ugize ute aho ngaho ubu nkomerekeje cyane mu buryo bw'iki bw'umwuka sibyo mu buryo bw'umwuka ubu nkomerekeje cyewe warambwiye ko ari cyashubijwe ko watabawe nanjye nkagira imbaraga hari icyo bita imbaraga z'isengesho iyo umuntu aguhamagaye ngo burya mama w'uruga byagenze gutya njye si umuntu umwe si babiri bampamagara si batatu barampamagara ahubwo nuko telefone yanjye nubwo umaze iminsi uri kuyibonaho jamba n'amastatida ariko nyine ariko hari igihe abantu hari igihe abantu bakubwira nabi ukavuga si uyu muntu ukambwiye nabi njye ntabwo nkunda gusubiza umuntu nabi mu mitekerereze yanjye simbizi igihe tumaranye nta mutima mubi njya ngira oya ndabizi pe ariko ukumva umuntu arakwandikiye akakubwira ngo ikintu kikakubabaza kuko ati si urumva shaka kwandikira ngo ngoco mpanurira ngo umbyire ibyanje ngo umugore wanje ararwaye hari umuntu nabwiye weho ntabwo ukeneye guhanurirwa ukeneye Imana iwawe yego guhanurirwa nibyo ariko guhanurira ibintu bizagenda bigatinda ahubwo ukeneye Imana mu rugo rwawe ikaza iwawe kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo Zakayo yari umugabo mugufi byashoboka ko yari mugufi nta n'uwamenye impamvu bamwisigikuri nta n'uwamenye yenda mvuze mu mvugo hari si itameze neza nta n'uwamenya impamvu bamwise mugufi ubwo yenda mugufiya ariko ngo yari mugufi byashoboka ko yari afite ibyaha ariko yari n'umunyabyaha yari umunyabyaha noneho Zakayo yumva yasanyuze mu mudugudu arangije hari ukuntu yesanyura mu mudugudu cyangwa hari ukuntu abantu bumva ngo urasenga bakabati nanje harandahaje ukahaja ukanahakirizwa cyangwa bati takanaje mfe guhamagara uyu nguyu ndebe niba birahuza n'ibyana ngo Zakayo ngaragenda ngagira umutima ngo w'umuhamagaro urumva ubundi hari umuntu guhamagara kugira ngo yumve ibyo Imana yagira iramuvugaho ariko atagize udashaka no kubizirikana udashaka no kuyitinya hariho n'ubwira ati ngukena ngucyo kamuhanurira ngati ni hano ngo ngiye nta byahangira nta byaha nkoraga iki ni iki ngibyo si n'ibyaha ukumva urababaye ariko ngo Zakayo ngo yaragiye ngo yurira umuvumo ngo Yesu ari kugenda ngararama Naravuga ngo Zakayo we ngururutse umutima wawe ngururuka nona ngo uyu munsi ndarari wawe natwe ntabwo dukeneye guhanurirwa gusa dukeneye kugira ngo Imana irare mu nzi wacu dukeneye ngo Imana itahe iwacu itahe mu mutima wawe kandi rangubye iyo usuwe n'Imana Yesu Zakayo yamubwiye ibibyimba byose agize ute afite kuko iyi Imana ije wawe iyo yiyizerata nje naguhanurira haleluya ariko ugomba gusaba Imana ikaza ngomba kugusengera Imana igatahe wawe kuko niza uzabyata Imana de yenda igitenge cyacitse yenda byagenze gute kukazi byagenze gutya Imana ukayibyira ikibyimba cyawe cyose ufite noneho Imana nimara kuyibyira icyo kibyimba cyawe cyose ufite ntago izaguha iki ntago
izaguha umuti, izakanda kandi nimara gukanda izakuramo nyiramyo. Nshaka kubwira abantu ngo twumve ijambo ry'Imana turisobanukirwe, kandi dusobanukirwa n'iki? N'ubuhanuzi. Kuko ijambo ry'Imana muri zino minsi rishaka gusohora vuba. Nkunda kubwira abantu ngo amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa mu gusenga ugire kwizera ntabwo azahera azaza. Cyane kukubwira ngo pe abantu barampamagara ko nkoro. Barampamagara ati Mama Ruga, ati naguhamagaye mfite ikibazo nta kazi mfite ariko karagize ute? Karabonetse. Mama Ruga warampamagaye, urugo naguhamagaye, urugo rwanje rwarusenyutse ariko rugize ute? Ubu rurubatswe. Urumva Mama Ruga naraguhamagaye, nari maze igihe kirekire nadepoje kuja kwiga hanze byaranze ariko ubu byaragize ute? Byarakunze. Mfite nk'abantu benshi, mfite amashimwe menshi mu mutima wanjye, mfite amashimwe menshi. Hariho umuntu wampamagaye cyagende kukubwira ngo telefone yanje nabaye foromase, nimero nagize ute? Nazibuze. Yego. Hariho umuntu ejo bundi nagiye kubona mbona aranyandikiye ngira ngo ni na nimero ki nshaje. Numva aranzi, numva ari kumbwira ibintu ngiye namuhanuriye ariko ngiye singira ute? Utakivyibuka. Kavuga si uyu muntu bura ntago yanyibeshe. Nkikiriza ngo yego. Ngo surima Mama Ruga yego. Ngo bya bindi wansengeye ubu uko nari imeze ntago ariko bigize ute? Bikimeze. We yararwaye ababara umubiri wose, mbese bamwohereza imyuka mibi ntagaba inaka. Noneho turasenga, no gusenga nabigenda na cyagiye telefone yanje bagira ute? Iforoma bikagendaho. Noneho asigaye nje akabimbwira nkavuga si uyu muntu wasanga yanyibeshe yenda ndavuga ati yenda ko turi bajuriye ne benshi. Yego. Kuri kwangura dako turi bajuriye ne benshi burasa ndijuriye ne yagize ute? Yanyitiranyije nawe ariko numva aransobanura ngera kamubyere ko nkurude ndaguhanuriraga pe nkanagusengera ariko sinibukaga ibyo naguhanuriye. Ubwo bitaga birangirira yambwiye ati bumfite amashimwe mu mutima wanjye. Burya umuntu nimba yakoraga tongoro uzi ko ushobora gukorera amafaranga ariko ukayahembwa ntayo. Yarambwiye ngo nta n'igice cy'icumi yagira gute yabikaga mu mufuka kandi ahembwa amafaranga menshi. Atari ku bungubu uko bimeze n'ukuntu izo myuka mibi zazaga atanihaga ariko bigize ute? Ntago ariko bimeze. Numva ngize ute? Yabimbwiye ejo buri numva ndishimye, numva ngize ibyiringiro, numva ngize imbaraga. Nundi mubyara aranyandikira ati Mama Ruga kasi ana wara ansobanura ibintu ati warampanuriye ati nari mbabaye nari mfite akaga ati babagiye kunyirukana. Yego. Ati twabuze nayo kwishura inzu. Nabo hanze bajya bahura n'ibibazo. None sabize ngo baba mu ijuru. Nagira ngo ngiyewe ubwo hanze baba mu nzu z'ubusa. Oye. None ati none ati nabonye akazi ati nabonye nayo kwishura. Yesu we numva ngize ute? Numva ndanezerewe. Ariko ngiye nkunda kubwira abantu umuntu tuzuru gusenga nkamujya ati ntabwo ukeneye ubuhanuzi, ukeneye Yesu kugira ngo atahe iwawe, kugira ngo atahe mu mutima wawe kuko igihe kirekire. Ariyo nigeze gusenga nanje isengesho ndavuga ati Mana guhanurirwa twarahanuriwe. Haleluya. Ariko ubu nshaka kugira ngo utahe wanjye, utahe mu mutima wawe. Kuko Yesu nataha mu mutima wawe azamenya ikikeneye. Nigera kuri tere azaguha amazi, azasanga nta mazi ufite mu bugingo yongeremo, wongera ugira ibyiza. Nuko Zakayo we yurira igiti cy'umuvumu. Nari mvuze yemeza kureba Yesu. Yego. Itaye ku mafaranga yari afite nk'umukoresha w'ikoro muri kiragiye bari abantu bakomeye. Bari bakomeye ariko nubu barakomeye. Bamuga n'abantu ubu twabageraje naho muri Rwanda Revenue. None suzi ngo uzi ngo nimba yenda barapakiraga akabaca kimwe akabaca nka 50% iwe yarenzaga yenda na 20 akabaca 70%. Ngo ndabasubiza ndabari insurence ariko yarabyetaga cyane. Urumva ariko yumvishe Yesu yumva aramunyotewe. Haleluya. Na nkura by'abantu ushobora kuba ufite amafaranga ariko amafaranga ntigake muri bibazo byawe. Ushobora kuba ufite ubutunzi bwa mirenge ariko ntibuke muri iki ibibazo byawe.
ushobora kuba ufite amafaranga warabuze ibitotsi, ushobora kuba ufite amafaranga ufite uburwayi bwanze gukira kandi wagiye mu baganga. Niyo mpamvu impano zose zikwiriye kuzuzanya, ayo mafaranga yanze kugukiza ariko mfite mwuka wera wagira ute wagukiza. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo Yesu ari wowe wiyizira kuri tere maze atahe iwawe, maze nitumara guhamagara Yesu agatahe iwawe. Guhanurirwa ni byiza kuko ngo pe nta muntu udakunda ubuhanuzi, ariko icyo ndi kukubwira kano kanya, gira icyifuzo. Kino kiganiro turi kureba, gira icyifuzo numara kukigira, kuko uwo muntu kwa nkuru nujije ukuntu yarababaye, naramubwati Yesu atahe mu mutima wawe, atahe mu bibazo byawe, kuko ngiye ni ngwanurira n'ubundi Imana irambwira ngo izaza, kuko izaza, ariko nitaha iwawe irasiga byose igize ute ibikemuye. Aravuga turakoze mukozi w'Imana, cyokora hasize iminsi ariko yampamagara agize ute afite icyizere. Uzi aho ugize ngo umuntu w'umugabo uguhamagara, abagabo ntibagiraga amagambo menshi, abagore nitwe tuva Yesu urareba bino bimeze gute, agasapfura karashaje, igitenye cyarashaje, abana ariko umuntu wagusobanura akakubwira details zose, mukaganira bujya mugakorana ikiganiro kirambuye, kandi abagabo ntibagiraga amagambo menshi. Baravanga Yesu akoze ibi, ariko yagusobanuriye akavuga ati kino cyarabaye niki cyarabaye. Bujya nuko Yesu yageze kuri tere, iyo ataza kugera kuri tere ntayarampamagara, ntago yari kongera no gusubiza iki amasi nyuma. Ndamushimiye ahari Yesu n'ubundi yongere agira ute agire kuri tere y'ibisigaye, kuko umuntu urazirikana. Haleluya. Umuntu urazirikana akazirikana yera yavuganye naka bati nyamara ura muntu yaransengeye, ariko reka mubwire ko hari icyo Imana yagize ute yakoze. Nje bunabyibushe kuruta uko yagize ute yasubijwe. Ubu ni nje wagize ute ni nje wasubijwe mu cimbo cye. Nurareba kino kiganiro aragira ibyiringiro, kandi haracariho ibyiringiro yuko igiti cyagize ute cyatemye cyakongera kigashibuka. Nongeye kuzana ijambo rivuga ngo nubwo hari habagutemye, nubwo hariho amababi menshi yakuvuye, nubwo wakokowe, ariko ijambo ry'Imana rirambye ngo imizi iri muri ico giti ntabwo yigeze yuma, yasasutsemo amazi muri iyo mizi kugira ngo wongere ushibuka. Kandi iyo mizi nubwo itose irazamuka, nimara kuzamuka amababi arongera kuze. Haleluya. Igiti cyiza ntabwo tukirangwa n'amashami, ahubwo tukirangwa n'imbuto. Haleluya. Yesu agiye kongera kuguteramo imbuto. Nubwo hari abakurenganyije, ariko Imana ije kukurenganura. Byashoboka ko hari abakurenganyije, byashoboka ko hari abakunyaze, byashoboka uzi ko hari igihe ujya gusaba umuntu serivisi nkuru, uzi ko arayiguha akayikwima kandi ukabona akayikwimye neza, akaguhakanira. Ariko Imana yacu serivisi urayisaba ntabwo irayikwima, ntabwo irakwimana. Haleluya. Kuko ni umutunzi w'imbabazi, ngo ni Imana itanga itimana. Ariko ijambo ry'Imana ryambwiye iyo itanze irarekura, ntabwo ikurika. Umwana w'umuntu yakurika, ariko Imana ntigirika. Imana itugirire neza. Nje kukubwira ngo hariho abakurenganyije, hariho abagukereje. Ko umuntu yagukereza mu rugendo, ariko amaherezo ukazagera, kuko n'ubundi Farawo yakereje Abisiraheli, ariko amaherezo bagera i Kanani. Ariko yamajije yagira uta yabakereza. Mugiye ijambo rivuga ngo nubwo hari abagukereje, nubwo hari dosiye zawe bakereje, nubwo bakereje umugisha wawe, nubwo haleluya, nubwo hari dogiteri wari guhura nawe ntiwahura nawe, ariko nkuzana ijambo rivuga ngo nubwo bakereje ibyawe, ariko amaherezo urabishikiriye. Kuko enevo dosanse garera mora kide dotaye, kuko Yesu we aje kuri tere. Haleluya. Aje kuri tere. Kandi iyo Faraha bimenya ko nkuru naye ari gukurikira buriya bwoko, namenye ko ndagwa mu mazi, amazi gakanyirengeraho. Uzi umuntu wishwe n'amazi ukuntu apfa nabi. Iyo Faraha aza kumenya ko, haleluya, nagera mu nyanja amakuba aragira ute aramutera. Iyo aza kumenya ko Miriyamu aragira ute aravanga ifarashi n'uhetse ngo birashe mu nyanja, ngo Mana ushimwe, ntabwo yari kubakurikira. Haleluya. Byashoboka ko waguteje ikibazo atazi finale. Haleluya. Imana ihagarara ku ruhande
Imana yahagaze ku ruhande aho Abisiraheli baragira ute baravanga ubwato burasheshe aho barasheshereza aho barahasohorera niho Imana yari ihagaze. Farawo iramureka iramukurikira. Abisiraheli babye Mose ngo utuzanye gukora iki? Mose arangije avuga ngo Uwiteka we none nkora iki? Ariko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo Imana yabye Mose ngo ufite iki mu ntoki. Haleluya, ngo ufite iki mu ntoki? Mose aramubwira ngo ni inkoni. Iyo nkoni yirambure hejuru. Yesu hari ibyaje kurambura. Yesu nubwo aba Mose bapfuye ariko hariho abandi ba Mose. Hariho abanuzi bakitwa ba Mose ngo nuko ngarambura hejuru ngo nyamara babageze imbere bibacanze ngo nyamara bakareba hirya no hino bakabona imisozi. Inyuma hari ingabo za Farawo, imbere hari ikidendezi, hari inyanja nini ngo iyo nyanja yari nini cyane. Byashoboka busiyende yaba ari Victoria yaba ari Nile nk'inyanja itukura. Ngo nuko ngo aramubwira ngo Mose ngo kebaye waturetse ngo ubufarawo kagiye kutwicira akatumarira hano hantu ngo kebaye waturetse tukigumira n'ubundi tukamukorera ngo twanaryaga. Ngo bariko batangira kubwira Mose. Haleluya, cyagiye urukubona ko byagucanze, cyagiye urukubona ko nta cyerekezo, cyagiye urukubona nta nzira. Yesu ni haza. Namara Yesu ngo yayibereye inyuma y'inyanja. Ngari kubareba ibyo barimo. Ngari kabwira ngo Uwiteka rimanukira Mose ngo Mose ufite iki? Ngaramubwira ngo ni inkoni ngo yirambure hejuru. Ngo Mose arayirambura ngo habone ku muhanda. Nyamara uwo muhanda manza wari kaburimbo ngo kuko nta bitaka byabagiyeho nta nubwo banyereye ngo bahanyuze kuko unyura muri kaburimbo uri kugenda nta bitaka nta byondo nta mucucu ariko ngo Farawo arangije avuga ngo tubakurikire. Haleluya, finali bera mu nyanja. Nje kukubwira ngo nubwo uri kubona ibyo bibazo byawe, nubwo uri kubona ayo madeni yawe, nubwo uri kubona kubwo burwayi bwawe ari ubwo kukwica, finali igiye kubera mu nyanja. Finali igiye kuba ngo nuko ngo barangije baragenda ngo barangije bagezeyo ngo Imana irabareka. Haleluya, Imana igireka ikigeragezo ikakireka kikaza. Haleluya, hari abategereje gutsindwa. Haleluya, byashobora ko udafite urubanza ariko Satani ategereje gutsindwa mu masezerano Imana yaguhaye. Ngo nuko ngo Abisiraheli ngo bibutse Uwiteka ngo batangira kuvanga Uwiteka we ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye bimeze bityo. Haleluya, ngo natwe turishimye. Ngo nuko barabakurikira ngo barangije ngo uwanyuma akimara gutambuka bageze ku isezerano ngo nuko ngo inyanja itegira ute ngayo mazi ijambo ry'Imana ngayo mazi ngo arongera asubirana ngo ntiwakeka ko hanyuze mu muhanda. Ngo nuko Miriyamu ngarangije avuga ngo ifarashi ngo nuwo yari ihetse. Haleluya, ngo n'amagare yabo ngo Yesu yabirashe mu nyanja. Ngo Mana ushimwe Yesu. Haleluya, yaje gukuraho ikigeragezo akirandurana n'imizi yayo yose. Yesu yageze kuri tere. Haleluya, nakuzana ijambo turi gutangira ngo Yesu abari wuza. Yesu ari wuza nagera kuri tere ararandura n'imizi yayo, ntabwo arabisiga guco. Haleluya, uko Yesu abisanze ntabwo ari kabisiga. Aho Yesu ageze ibintu bimera neza. Nje kukubwira ngo Yesu hari byaje kugenza neza. Bahoro kundeba nje kukubwira ngo noneho nkuzana ijambo gihumure. Haleluya, ijambo ry'Imana yaravuze ngo haleluya ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utagira utamenya. Haleluya, n'Abisiraheli barayitabaje ariko ibereka ibikomeye biruhije batamenya. Weho usize mu ntuza mu bwenge bwawe mu nyurabwenge wavuga ngo inkoni niyo iracemo kabiri ntuza. Haleluya, inyanja noneho byashoboka ko ari inkoni ifite yenda nka metero 3 nasi metero 3 haba ari kiriya kiyaga cya Burera haba ari pisine yacika kabiri. Ariko ngo Yesu ngo yarayamanutse ngo yibere kuri tere ari ku kiyaga. Haleluya, usize mu nyurabwenge yawe wakeka ko wagenda hejuru y'amazi. Haleluya, ngariko Yesu agende hejuru y'amazi. Ngo Petero ngarangije ava ngo busiko ko nibyo ngo na Yesu aramubwira ngo ngwino. Ngo Petero ngaratera umurundi wa mbere uwa kabiri
uwa gatatu ngarangije ariko ugenda hejuru y'amazi kandi atari gutoha ngareka arangije aravuga haleluya ngari kuba hasigaye ndohamye haleluya kwizera kwacu guke niko gutumye amasezerano yacu adasohora ariko nakubwiye ngo saba Imana iguhe ibyiringiro ngo nuko Petero ngarashidikanya kandi ari kugenda hejuru y'iki y'amazi nka Yesu nawe bisobanura ngo ico twategeka ijambo ry'Imana ryambye ngo ico muzaboha mw'isi no mwijuru kizaba kigize ute kibohowe kiboshe hamw'isi kiboshwe ico tuzabohora kizaba haleluya mwakire neza ijambo ry'Imana mukozi Imana igumugisha yego Yesu azi wawe yego ngo umuntu agusengere ahubwo Yesu azi ugihita umubwira uti Yesu ni muri ribi kuko ari iwanje haleluya nakubwiye ngo konkurude nakubwiye ngo ngewe gusenga nagusengera nge nakubwiye kugusengera niko kazi no kuza kwicara hano niko kazi kabyo haleluya ariko nakubwiye ngo wihanga amaso ubuhanuzi cyane hanga amaso kuwiteka duhamagare Yesu mpamagara duhamagare Yesu yigere kuri tere kuko Yesu nugira igite nge navuze ngo urumva iyo ukimpamagara pe njya mbona ibyawe ariko nanone haleluya ngatabaza yera ikabikora ntago ari njye ubikora ariko yera nigira ute ikindimo nicyo kibikora nicyo kibikora mpamagara duhamagariye mpamagaye hamagare yampamagaye niturangiza icyo turategeka cyose twagigeraho mu izina rya Yesu amen yemerera n'ubwo wavuze ngo mpamagara nanjye mpamagariye yego nimero yanjye ni ya yindi ni 0788089619 yego Mwami Imana yacu turagushimye turaguhimbaje kuri Imana igikemura ibibazo kandi ukabikemurana ntagire n'imizi sigara n'ibisigisigi byose usiga ubikuyeho byose ukabitwika kuko iyo umanuka mu kibazo ukareba aho cyatangiriye ijambo ryawe ryaramye ngo noneho urahagurutse kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro wemeye ubujurire turagushimye yuko uri Imana turagushimye yuko Imana uje kubohora abawe turagushimye ko Imana ije gutanga inzira aho zitari ziruje kubohora aho Kristo amasezerano twabona katazasohora ariko Miriyamu yararirimbye arangije aratamba aravanga ifarashi n'uwihetse ubiroshe mu nyanja Kristo hari abari mu nyanja bari kubona ko iyo nyanja itacikamo kabiri reka uyicemo kabiri kuko uruwiteka Imana uri Imana ijye yumva intorezo kugutegera ku manywa na nijoro reka ibyo ukura n'ibyo ushima turacagutegereje bisaba bicungwa n'abarambe batashe turacahagaje ku munara kandi tutegereje isaha tugeneye ntabwo yari yarenga urakoza kuko uri Imana yumvisha gusenga mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen.